ubuzima ubayemo butaguha amahitamo, hari ubuzima ubayemo budafite ubwinyagamburiro, hari ubuzima ubayemo budafite inzira, hari ubuzima ubayemo budafite umwenge, hari ubuzima ubayemo bugukomereye, hari ubuzima ubayemo bukubereye umutwaro, hari ubuzima ubayemo bukunanije, hari ubuzima ubayemo bugutsikamiye. Ariko zoni mashando wiribiri fine lebo tayi nini topeva nini nje guhanurira ubuzima bwawe. Aya masaha nje guhanura, aya masaha nje kukubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro igiye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Hari ahantu maze igihe wicaye, hari ahantu maze igihe uzirikiwe, ariko lelebota Imana iravuze igiye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukura muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo gupfundikanya, muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo gusabiriza, muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo kutifatira umwanzuro. Umaze iminsi mu buzima ibyawe byose bikugoye, ibyawe byose bikunanije, ariko umva inkuru nziza nkuzaniye ubuhanuzi nonaha. Ndahanura ku buzima bwawe, tutayazi nini, ndahanurira ubuzima bwawe, ndaguhanurira mama, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Niba wizeye iryo jambo, niba ubyiringiye, niba wumva byaba kuri wowe, niba wumva Imana yabikora, manuka muri comment uvuge ngo ndabyizeye, uvuge ngo amen. Genda wandike muti amen, ndumva mbyizeye, ndumva ko Imana yabikora. Arangije arahanura, aravuga ngo haguruka mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye, genda muri comment wandike muti nakiriye guhaguruka. Genda wandike muti ubu ndahagurutse mu izina rya Yesu, uti nakiriye guhaguruka. Hari ibintu wasengeye, haguruka ugende ujye mu kazi, haguruka ugende ujye muri business yawe, haguruka ugende muri mariage yawe, haguruka ugende mu mugisha wawe, haguruka ugende mu iterambere ryawe, haguruka ugende mu mahirwe yawe, haguruka ugende. Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye umugisha mama. Uri muri Canada, Imana iguhereye umugisha. Uri mu Bwongereza, Imana iguhereye umugisha. Uri muri Amerika, Imana iguhereye umugisha. Ubwo butaka bwari bwaranze kukwemera, ariko ndaguhanuriye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe, kangusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana. Ugarutse kubana natwe habwa umugisha n'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Ni Prophet Emma. Iyi ni ya saha yo kubohoka, iyi ni ya saha y'igitangaza, ni isaha y'ubuhanuzi. Nkuzaniye ubuhanuzi wowe aho uherereye hose. Hari ubuhanuzi Imana impaye kuguha, hari ubuhanuzi bwawe, hari igitangaza cyawe. Iri teraniro wowe ukirigeramo, reka nkubwire ngo nuhabwe umugisha n'Imana. Ukirigeramo Uwiteka aguha umugisha, hari igitangaza uri bukuremo, hari ibyawe biri bubohoke, hari ibyawe uri bwakire. Kandi sharinga n'abandi, basharinge, ubahereze kuri iyi video, ubahereze kuri aya materaniro, nabo tubane mu butumwa bwiza, nabo bumva ijambo ry'Imana, nabo bakire kubohoka, nabo bakire ubutsinzi. Iyi ni isaha y'igitangaza. Rero gira umuntu utungura, umusharinge, umuhereze nawe aterane, yakira igitangaza mu buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Ni Prophet Emma ugusuhuza, ukwifuriza amahoro. Wowe uri mu Rwanda nkubwire ngo amahoro, wowe uri mu Burundi, abarundi inshuti zacu ndabasuhuje, ndabagumbiriye cyane. Uhabwe umugisha n'Imana. Ukuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri mwebwe. Abari Zambia, Mozambique, Malawi, abari muri Afrika y'Epfo ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abajya badukurikira bari muri za Saudi Arabia, ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana. Abari mu Buraya muraho, Uwiteka bagirire neza. Hari abari muri France, hari abari Belgique, hari abari mu Bwongereza, inshuti zacu cyane ndabasuhuje, muhabwe umugisha n'Imana. Hari abantu mudukurikiye muri Australia, bari muri Canada, abari muri Amerika, babwire ngo ni muhabwe umugisha n'Imana. Hari abandi ntavuze ariko muri mu ngune enye zose z'isi kandi mudukurikira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ku muntu wa followinze Prophet Emma ugakora subscribe kuri iyi channel, Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana iguha umugisha, kandi Imana iguhindurire amateka. Kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe. Rero iyi ni isaha yo kwakira umugisha, iyi ni isaha
yo kubohoka, kuko hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye, hari ubuhanuzi bwawe Imana impaye, Imana impaye ubuhanuzi bwawe kandi itegure kubwakira. Hari igitangaza ugomba kubonamo mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi Imana irabumpaye, ni ubwawe, ni ubuhanuzi bwawe Imana izanye, ni igitangaza cyawe ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Hari ibyo Imana igiye gufungura kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Hari inzira utabonaga ariko ugiye kuyibona. Hari ubuzima bwari bupfuye ariko bugiye kuzuka, burazukira muri iki kiganiro, muri iri teraniro, buraza kuzuka mu izina rya Yesu Kristo. Imana impaye ubuhanuzi bwawe, Imana impaye amasezerano yawe. Rero wicaye kuri iki teraniro, kuri murareba iyi video, yirebe uyirangize, kuko nuza kuyirangiza uraza kubonamo igitangaza cyawe kandi uraza kubonamo umugisha wawe. Hari urufunguzo uri buze kukwakira, rufungura ibyawe bimaze igihe bifunze. Imana ishimwe. Hari ibyawe bimaze igihe bifunze ariko Imana ikuntumyeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuntumyeho wa mumama we, Imana ikuntumyeho wa mukobwa we, Imana ikuntumyeho wa musore we, Imana ikuntumyeho. Imana ikuntumyeho rero, izere ko ugiye kwakira igitangaza, izere ko ugiye kwakira impinduka mu buzima bwawe, izere ko ugiye kwakira impinduka mu rugo rwawe, izere ko ugiye kwakira impinduka mu bana bawe, uzere ko ugiye kwakira mu izina rya Yesu. Hari ibintu bigiye guhinduka, hari ibintu bigiye kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryamwe ngo hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Imana ishimwe. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe ngamubera ibyiringiro. Imana itugirire neza. Ariko iyo mvuze kubahiriwe, mita mfashwa n'ijambo cyane cyane riri muri Zaburi igice cya mbere. Ni Zaburi nkunda cyane. Zaburi igice cya mbere haravuga ngo hahirwa umuntu, Imana ishimwe, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ngo ahubwe amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Uyu muntu ngo ntiyicarana n'abakobanyi, ngo ahubwe amategeko y'Uwiteka niyo yibwira, ni nayo yishimira ku manywa na nijoro. Hahirwa umuntu. Imana ishimwe cyane. Ikintu nshimira Imana nuko imbere y'iyi Imana ishobora byose, ntabwo hahiriwe abanyamafaranga, ntabwo hahiriwe abarebare, ntabwo hahiriwe abafite uburanga, ntabwo hahiriwe abanyembaraga. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, hahirwa umuntu wubaha Uwiteka, hahirwa umuntu muri we ufite gukunda Imana, muri we ufite kubaha Imana, muri we ufite kugendana n'Imana, muri we ufite gukora ibyo Imana ishaka. Uwo nguwo ni uhiriwe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hahirwa umuntu. Haleluya. Ntabwo hahirwa umuntu uvuka mu miryango y'abakomeye, oya. Hahirwa umuntu umwe gusa wubaha Uwiteka. Hahirwa umuntu umwe gusa wakunze gukiranuka, wakunze kubaha Imana. Imana ishimwe cyane. Hahirwa umuntu. Imana ishimwe. Urahirwa wa mumama we kuko wubashye Imana. Urahirwa wa mukobwa we niba warubashye Imana. Urahirwa wa musore we niba warubashye Imana. Urahirwa niba waraciye bugufi kubwo kubaha Imana, ugacishwa bugufi kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiboneke. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ugacishwa bugufi kugira ngo icyubahiro cy'Imana kiboneke. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icyubahiro cy'Imana kiboneke. Ubuzima bwawe ugaca bugufi kugira ngo wubahishe Imana, kugira ngo ugende uko Imana ishaka, kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka, kugira ngo uvuge ibyo Imana ishaka. Urahirwa kuba waraciye bugufi kugira ngo ukore ibyo Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Noneho umva ukuntu ijambo riravuga ngo uyu muntu azahwana. Imana y'amahoro itugirire neza. Azahwana n'igiti. Haleluya. Azahwana n'igiti. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Cyatewe hafi y'umugezi. Imana y'amahoro itugirire neza. Cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo. Imana ishimwe. Uyu muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Imana y'amahoro itugirire neza. Cyatewe hafi y'umugezi. Urumva? Nukuvuga ngo uyu muntu, igiti gitewe hafi y'umugezi, reka nkubwire ikiba, izuba iyo ryacanye igiti ntikibimenya kuko cyo gituye hafi y'umugezi. Imana itugirire neza. Abatuye mu misozi iyo ngiyo, abo ngabo bahura n'ibibazo kuko bagira inyota, ariko iki giti ntikigira inyota.
Imana y'amahoro itugirire neza. Iki giti ntabwo kigira inyota, Imana ishimwe, kubera ko cyo gituye hafi y'umugezi. Hahirwa umuntu iyo wubaha Uwiteka agutuza hafi y'umugezi. Iyo utuye hafi y'umugezi ntugira inyota, iyo utuye hafi y'umugezi ntusonza, kuko iki giti cyera imbuto zacyo. Imana ishimwe. Ibibabi byacyo ntabwo byuma. Imana ishimwe, haleluya. Ibibabi byacyo ntabwo byuma. Imana ishimwe. Ayizo Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Ntabwo ibi bibabi byuma, rabinifo. Ibi bibabi bihora bitoshye kuko cyo gituye hafi y'umugezi. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira ahisemo ijya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe, mbone kuzaragwa kubaho iteka. Have wa bwoba we nimunyihorere, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Have wa bwoba we nimunyihorere, ndamara maje pe kujya mu ijuru. Haleluya. Ibibabi byacyo ntabwo byuma. Imana ishimwe, kuko gitewe hafi y'umugezi. Umva, inzara iratera, ubukene bukaza, ibibazo bikaza, ariko iki giti ntabwo cyuma kuko gitewe hafi y'umugezi. Haleluya. Abantu birashoboka ko bakurwanya ariko ntibazagushobora, kuko wegamiye umugabo ukomeye. Umugabo wahisemo gukorera ni umugabo w'umunyamaboko. Umugabo wahisemo gukorera ni umugabo w'umunyembaraga. Umugabo wahisemo gukorera arashoboye, ni Rurangiza, ni intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo mu muryango wa Dawidi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Uyu mugabo arahambaye, uyu mugabo ni umunyembaraga, uyu mugabo ni umutsinzi, uyu mugabo arakiza, uyu mugabo aratabara, uyu mugabo ajya afata ibitari biriho akabihindura ibiriho, ajya afata imisozi akayimura itabimenye, ajya afata inyanja zigakama mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ajya abasha gukamya inyanja, ajya abasha gukamya inyanja. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ibyawe uko byagenda uko ariko kose, uko byakomera uko ariko kose, Data wa twese arahari kugira ngo abyoroshye. Birashoboka ko byakomera, birashoboka ko byaba birebire, birashoboka ko byaba binini, ariko Uwiteka Nyiringabo Imana ntabwo ajya abura uko agenza abantu bamwiringiye. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo w'umunyakuri. Ibihamya birahari, dufite ibimenyetso bigaragaza ko Data nubwo yatinda ariko ndabizi ntabwo ajya abasha guhemuka, ntabwo ajya abasha guhemuka. Urabona ko bitinze, urabona ko birambiranye, urabona ko nta buryo, urabona ko nta nzira, ariko umva ibi ngibi. Irinde kwibagirwa umwami wawe, mwikomezeho umuhanga amaso. Icyo yavuganye nawe kizasohora. Yego aratinze, ariko nubwo atinze ntabwo ajya abasha guhemuka. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ajya yitamurura mu gicuku cya nyuma, agaseruka, kandi yaserutse aseruka nk'intwari. Ni umugabo w'umunyamaboko, ni umugabo arinda ijambo ry'ibihe n'ibihe, akarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Umva mvugane nawe mama, ijambo Data yavuganye nawe rizasohora n'ukuri kw'Imana. Ijambo Data yakuvuzeho humura bizaba. Uko byagenda uko ariko kose, ihanganira igicuku, utegereza igitondo. Inkoko yabika itabika, amaherezo buzacya. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Nari nyikubwira rero ngo uyu muntu, umva ijambo rinezeza. Haravuga ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana y'amahoro ishimwe. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Imana y'amahoro itugirire neza. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu muntu nacuruza azunguka. Uyu muntu icyo azakora cyose kizamubera umugisha. Najya mu kazi kazamubera umugisha. Najya gucuruza azunguka. Ibyo azakora byose azatera imbere, azagera kure, azaba umutsinzi mu izina rya Yesu. Kuko uyu muntu ntabwo ajya ananirwa. Uyu muntu Yesu aramushoboza. Naho yacitse intege, Data amuha imbaraga. Aho ubona ko byanze, Data arakubwira ngo komera.
birakomera kuko muri kumwe. Imana itugirire neza. Rero nkuzaniye ubuhanuzi uyu munsi, Imana y'amahoro igiye kuguhagurutsa. Imana ishimwe. Hari abantu Imana yambwiye igiye guhagurutsa kandi ikabahagurutsa muri uku kwezi kwa 9. Muri aya amezi 9 arashize nta kintu wabonye ku buzima bwawe, ariko Imana igiye kuguhagurutsa mwizi. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo tumbira mu gihugu cyo mu ijuru hari Imana ihindura amateka, hari Imana ivuga bikaba, hari Imana itegeka bigakomera. Kadusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uyu munsi turasoma ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 3. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Imana itugirire neza. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse arema ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati turebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambori birakomera, arabandaduka arahagarara, aratambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane batangazwa n'ibimubayeho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe. Hari abantu bagiye gutangazwa n'ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe. Bibiliya itubwiye umuntu. Imana itugirire neza. Ntabwo Bibiliya idusobanuriye niba uyu muntu yari umukobwa cyangwa yari umumama cyangwa yari umugabo cyangwa se wenda yari umusore, ariko kimwe cyo yari umuntu. Birashoboka ko yari umumama, birashoboka ko yari umukobwa, birashoboka ko yari umusore, birashoboka ko ariko yari umuntu. Kandi Bibiliya iravuze ngo yarahekwaga. Imana itugirire neza. Yarahekwaga. Imana y'amahoro itugirire neza. Uyu muntu Imana itugirire neza. Yari yaravutse aremaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Yari yaravutse afite ibibazo by'ingingo. Imana y'amahoro itugirire neza. Yari yaravutse ubuzima bwe buri aho ngaho. Ubuzima bwe nta kindi kintu yakoraga uretse gusabiriza. Kandi gusabiriza ntabwo yigenzaga ngo ajye gusabiriza. Burya gusabiriza nako kuratandukanye. Hari uburyo umuntu asabiriza ariko akaba yigenzaga. Ukigenza ukajya gusabiriza ku rugo rwo kwa Ntuza, ukayigenza ukajya gusabiriza, ugahagarara kuri gare ugasabiriza, ugahagarara ku muryango wa sitade ugasabiriza. Ariko uyu nguyu we yategerezaga n'abamuheka. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu yandi magambo yararemaye amaguru, ntabwo yabashaga kugenda. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo uyu muntu nta byiringiro na bikeya yari afite. Imana itugirire neza. Nta byiringiro na bikeya yari afite kuko yararemaye totali. Ni ukuvuga ngo yategerezaga umuntu uza kumuheka. Iyo atamubonaga byanze bikunze yarabwirirwaga. Ijambo rero riravuze ngo yarahekwaga. Imana itugirire neza. Yarahekwaga. Nawe birashoboka wankurikiye ubayeho mu buzima bwo guhekwa, ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya, ubayeho mu buzima bwo gusabiriza. Urya ari uko usabirije mu miryango, usabirije inshuti zawe, usabirije ugasaba kugira ngo ubashe kurya urasabiriza, kugira ngo ubashe kwishyura inzu urasabiriza. Imyenda yose wambaye nta numwe wiguriye, ni imyenda abantu bagukuburiye kubera yuko ntiwabasha kwigurira umwenda. Ubayeho mu buzima nawe ubwawe utifatira umwanzuro. Imana itugirire neza. Uyu nawe rero niko yarabayeho, ariko ngo akabaho mu buzima bwo gusabiriza. Reka nkubwire ibintu bijya biba mu buzima bwo gusabiriza. Mu buzima bwo gusabiriza ntabwo ujya urya ibyo ushaka, kuko ntabwo iyo ushaka kurya ibyo ushaka urabyigurira, ariko kuko utabyigurira urya ibyo abandi bakugeneye. Iyo uri mu buzima bwo gusabiriza, iyo usabye umuntu amafaranga akaguha amafaranga atagikora, ntuburana. Imana itugirire neza. Uguhaye yacitse ntuburana. Uguhaye igiceri cya 5 ntuburana. Uguhaye ikijegeri ntuburana.
niyaguciriye mu maso nabwo ntuburana. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari ubuzima ubayemo butaguha amahitamo, hari ubuzima ubayemo budafite ubwinyagamburiro, hari ubuzima ubayemo budafite inzira, hari ubuzima ubayemo budafite umwenge, hari ubuzima ubayemo bugukomereye, hari ubuzima ubayemo bukubereye umutwaro, hari ubuzima ubayemo bukunanije, hari ubuzima ubayemo bugutsikamiye. Ariko zoni mashando wiribiri fine lebo taye nini topeva niniya, nje guhanurira ubuzima bwawe. Aya masaha nje guhanura, aya masaha nje kukubwira ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro igiye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Hari ahantu umaze igihe wicaye, hari ahantu umaze igihe uzirikiwe, ariko lerebota Imana iravuze igiye kuguhagurutsa mu izina rya Yesu. Imana igiye kugukura muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo gupfundikanya, muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo gusabiriza, muri ubwo buzima umazemo iminsi bwo kutifatira umwanzuro. Umaze iminsi mu buzima ibyawe byose bikugoye, ibyawe byose bikunanije, ariko umva inkuru nziza nkuzaniye ubuhanuzi nonaha. Bwakire n'ubwawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu buhanuzi nubwumva neza buraguhagurutsa. Ni ubuhanuzi bwo guhaguruka. Ugiye guhaguruka, ubuhanuzi bwo guhaguruka. Haguruke mu madeni, haguruke mu bushomeri, haguruke mu buzima bupfuye, haguruka mu buzima bw'umubabaro, kuko Yesu yaje. Yesu yohereje marayika we kugira ngo aguhagurutse. Hari marayika Imana yohereje ku buzima bwawe, hari umuhanuzi Imana yohereje kugira ngo agufate ikiganza. Aya masaha Imana ikuntumyeho, Imana iranyohereje, ndi umuhanuzi w'Imana kugira ngo mfate ikiganza cyawe ngo uhagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari umuhanuzi Imana yohereje kugira ngo aguhagurutse mu izina rya Yesu. Iri jambo riravuga ngo yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Imana itugirire neza. Ariko ngo yarahekwaga, ubuzima bwe bwari uguhekwa, ubuzima bwe bwari ugupfundikanya, ubuzima bwe bwari ubuzima bw'ibibazo, ubuzima bw'imibabaro. Ariko Imana ishimwe yuko itajya yibagirwa abantu bayo. Igihe kimwe rero iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Ngo igihe kimwe kiragera, Imana itugirire neza. Hari igihe kijya kigera Imana ikitamurura, hari igihe kijya kigera Imana igakora, hari igihe kijya kigera Data agasubiza, hari igihe kijya kigera Data agahindura amateka, hari igihe kijya kigera Data agahindura ibihe, akanyuranya ibihe. Imana ishimwe. Hari igihe kijya kigera, hari igihe kijya kigera wa mukobwa we Data akakwibuka, hari igihe kijya kigera Data akakumara umubabaro, hari igihe kijya kigera. Rero ngo igihe kiragera ngo yaje gusabiriza nk'uko yamenyereye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo araza ngo agicara hamwe yamenyereye, barahamushyira kugira ngo asabirize. Uwo munsi rero haje abagabo badasanzwe. Ngo yagiye kubonabona abagabo, ngo uwitwa Petero na Yohana barahingutse, ngo abitegereje aravuga ati nasabirije kera, ariko abangaba bagiye kumpa amafaranga nkubayo, bagiye kumpa amafaranga mpindurira ubuzima. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ishimwe. Ngo arabareba agira ngo hari icyo bari bumuhe. Imana itugirire neza. Ngo bamugeze imbere, ngo Petero arangije aramubwira ngo turebe. Imana itugirire neza. Umfa aya ntabwo ari nka ya magambo y'abantu bakubwiye ngo barebe, wabareba ntibagire icyo baguha. Hari abantu bagusezeranyije ariko ntabwo babikoze, hari abaguhaye promesse ariko ntibazisohoza, hari abantu bakubwiye ngo bazagukorera ariko nta kintu bakoze. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo arangije ngo abita wagira ngo hari icyo bari bumuhe. Ngo arabareba barangije nabo baramubwira batuturebe. Imana itugirire neza. Aravuga ati ubungubu kabaye ngiye gukira. Ngo arangije ngo arabareba. Umva, uzi kureba abantu ugira ngo hari ikintu bari buguhe. Umva ijambo Petero yavuze. Yaramubwiye ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Oh my God, ifeza n'izahabu ntabyo dufite. Imana itugirire neza. Wari utegereje ifeza n'izahabu, ariko nonaha ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu. Arangije Petero aterura amagambo, arahanura aravuga ngo in the name of Jesus, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Haleluya. Arahanura aramubwira ngo haguruka ugende. Nawe aho uherereye, ndahanura ku buzima bwawe. Tutayazi nini, ndahanurira ubuzima bwawe.
wawe. Ndaguhanurira mama, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Niba wizeye iryo jambo, niba ubyiringiye, niba wumva byaba kuri wowe, niba wumva Imana yabikora, manuka muri comment uvuge ngo ndabyizeye, uvuge ngo amen. Genda wandike muti amen, ndumva mbyizeye, ndumva ko Imana yabikora. Arangije arahanura, aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite Imana ishimwe cyane ndakiguha mu izina rya Yesu. Haguruka ugende. Nawe ndaguhanurira aho uherereye hose. Ntabwo nitaye ku burwayi umaranye imyaka, ntabwo nitaye ku kibazo umaranye imyaka, ntabwo nitaye ku madeni ufite nona, ntabwo nitaye ku bushomeri ufite nona, ntabwo nitaye ku bigutsikamiye nona. Icyo nitayeho ni Imana ivugana nanjye, Imana ituye muri nge. Ndahanurira ubuzima bwawe nona, bwakira ubu buhanuzi, uvuge ngo amen. Imana ya Isiraheli ivuganye nanjye, avuga ngo ije kuguhagurutsa. Ndaguhanurira rero mu izina rya Yesu, haguruka ugende. Haguruka mu izina rya Yesu. Niba ubyizeye, genda muri comment wandike muti nakiriye guhaguruka. Genda wandike muti ubu ndahagurutse mu izina rya Yesu, uti nakiriye guhaguruka. Hari ibintu wasengeye, haguruka ugende ujye mu kazi, haguruka ugende ujye muri business yawe, haguruka ugende muri mariage yawe, haguruka ugende mu mugisha wawe, haguruka ugende mu iterambere ryawe, haguruka ugende mu mahirwe yawe, haguruka ugende. Imana iguhaye umugisha mama. Uri muri Canada, Imana iguhereye umugisha. Uri mu Bwongereza, Imana iguhereye umugisha. Uri muri Amerika, Imana iguhereye umugisha. Ubwo butaka bwari bwaranze kukwemera, ariko ndaguhanuriye mu izina rya Yesu, burakwemeye none ahangaha. Akira kwemerwa n'Imana, akira guhagurutswa n'Imana, akira gukomezwa n'Imana, akira kwagurirwa imbago, akira guhindurirwa amateka. Imbaraga z'Imana zigaragaye kuri wowe, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Petero aterura amagambo, avuga aya magambo, ayabwira uyu muntu. Birashoboka ko nawe umaze igihe kinini ubayeho mu buzima bukugoye, bukuruhije, kuko uyu muntu umaze iyi myaka kumubwira ngo Imana iravuze ngo haguruka, ntabwo yabyumvaga. Hasi haravuze ngo Petero arangije ngo arambura ikiganza cye cy'uburyo, ngo arangije ngo afata wa muntu ngo aramuhagurutsa. Haleluya. Birashoboka ko umaze igihe kinini wicaye ahantu warabuze umuntu wo kuguhagurutsa, ariko ndagira ngo mvugane nawe. Yesu umwami w'amahoro amanuwe no gukora ibikomeye, yohereje umuntu wo kuguhagurutsa muri ubwo buzima. Ukeneye umuntu w'umugisha, ukeneye umuntu w'umumaro, ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe, ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe akaguhindurira ubuzima. Ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe akagusapotinga. Ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe akagushigikira. Ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe agahagararana nawe mu izina rya Yesu. Ukeneye umuntu Imana iguhuza nawe akakubera fiance w'umugisha, mugakundana, mukazakora ubukwe, mukubaka urugo rwiza, mukabyara mu izina rya Yesu. Ukeneye umuntu mukorana business, Imana iguhuze nawe mu izina rya Yesu. Ndaguhuza n'amasezerano yawe, ndaguhuza n'umugisha wawe, ndaguhuza n'iterambere ryawe, ndaguhuza n'akazi kawe, ndaguhuza na mariage yawe, ndaguhuza n'amahirwe yawe. Ibyawe byari byarapfuye, Imana ibizure mu izina rya Yesu. Ibyawe byari byaranze, Imana ibihindure byemere mu izina rya Yesu. Ngo Petero arangije ngo amuhereze ikiganza, aramufata, aramuhagurutsa. Nawe aya masaha ndagusengera, acira ikiganza, haguruka mu izina rya Yesu. Ngo hagurukije muri ubwo buzima umazemo igihe urwaye, urarwaye, urankurikiye, hari uburwayi bwakubayeho akarande. Ubwo burwayi ndabusengera nonaha, acira gukira. Ndaguhagurutsa muri ubwo burwayi. Watekerezaga kujya mu bapfumu, watekerezaga kujya kwivuza, ariko hoya, wijya mu bapfumu. Abaganga barananiwe, ariko Yesu arashoboye. Amafaranga yarananiwe, ariko Yesu arashoboye. Ibyawe byose byaranze, ariko Yesu ni muzima, arashoboye mu izina rya Yesu.
ndagira ngo mvugane nawe, nta kure habaho Imana itakuvana, nta kure habaho Imana itakugeza mu izina rya Yesu. Yesu arahari, ni umurwanyi. Yesu arahari, ni umutsinzi. Yesu arahari, arashoboye. Yesu arahari, ni umunyembaraga. Yesu arahari, ntajya ananirwa. Yesu arahari, aravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nawe mpanuriye ubuzima bwawe, in the name of Jesus, akira guhaguruka mu izina rya Yesu. Nari nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo muri uku kwezi kwa 9 kutari kwashira, Imana iraguhagurukije. Hari abantu Imana igiye guhagurutsa, hari abantu Imana igiye guhagurutsa. Abantu bari bamaze igihe barabuze urubyaro, Imana igiye gutanga urubyaro mu izina rya Yesu. Hari abantu bari bamaze igihe badafite akazi, ari abashomeri, Imana igiye gutanga akazi, Imana igiye gutanga umugisha, Imana igiye gutanga ubuzima mu izina rya Yesu. Imana imanuwe no kubohora abantu bayo, Imana imanuwe no gukiza abantu bayo mu izina rya Yesu Kristo. Wirira umaze igihe kinini uri kurira, ariko none ndakubwiye ngo wiye kurira. Imana irimanukiye, reka kurira. Imana irigaragaje, reka kurira. Imana iritamuruye, reka kurira. Imana irakurwaniriye, reka kurira. Uwiteka umwami w'amahoro anyujije kugira neza kwiwe imbere y'amaso yawe. Uwiteka aritamuruye, Uwiteka arakurwaniriye, Uwiteka arakwibutse, Uwiteka kumaza umubabaro, Uwiteka kumaza agahinda. Ku kwezi kwa 9 ndahanurira ubuzima bwawe, ni igitangazo ugiye kwakira, kandi byakire ubyizere, byakire bibe muri wowe, byakire biture muri wowe. Uvuge ngo ndakira guhaguruka mu izina rya Yesu. Ndakira guhaguruka, ndinjira mu mugisha wanjye. Abantu bagiye gutangazwa n'ibimbayeho. Abakubonaga kera bagiye kongera bakubone. Bari barakubuze, bari baraguteza iminsi, bari barakujugunye, seve yawe yari yaribagiranye, ariko none ahangaha Imana irakurengeye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro ikomeze kubimana, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubarwanirira mu byago no mu makuba. Ni umufasha utabura kuboneka. Yesu ni rurangiza rwa burundu, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Arashoboye, nta kintu kimunanira. Mumwikoreze imitwaro yanyu kuko yita kuri twebwe. Rero nahanuriraga ubuzima bwawe nkubwira ngo hari ikintu Imana ikoze, hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Imana iguhaye umugisha, Imana ikugiriye neza, Imana irakurengeye kuko wakunze gukiranuka. Aba bantu ndimo mvuga Imana igiriye neza ntabwo ari abakunze gukiranirwa, n'abakunze gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka, Imana igiye kuguha umugisha. Abantu bagusubije inyuma, ariko Data kwigije imbere. Abantu baragutaye, ariko Data aragutoraguye. Abantu barakwanze, ariko Data guhinduriye ubuzima. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kwagurirwa imbago, akira kumarwa umubabaro, akira kumarwa agahinda. Ibyawe byapfuye birazutse. Imana ikuremeye amashimwe, kandi Imana ikuremeye ubuhamya bushya mu izina rya Yesu. Witinya, kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Witinya wa munyembaraga we, witinya wa munyamugisha we, witinya wa mutsinzi we, witinya. Haleluya. Yesu arahambaye, Yesu ni muzima, Yesu ntananirwa, Yesu ntatsindwa. Uko yarari kera n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko akibikora. Rero ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero humura, Yesu ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma. Ni umutsinzi, Yesu ari ku ngoma, arashoboye, Yesu ari ku ngoma, arahambaye, Yesu ari ku ngoma, aracyabasha gukora ibikomeye. Mwizere kandi umwiringire, mwizere kandi umuhangeho amaso. Na ahantu hose waburi, dosiye yose yabikuriho, ubona ko itazakemuka, ubona ko itazavaho, uko yabingana uko ariko kose, Yesu abasha guturisha imiraba, abasha guturisha imiraba. Imiyaga yose ni uyihagarika, iyo avuze ngo nibituze byose biratuza. Imiyaga yose ni uyicecekesha, iyo avuze ngo nibiceceke nta na kimwe kimusaba ijambo. Umva nkubwire, ubukene ni ububwira ngo nibugende, kandi iyo abubwiye ngo bugende buragenda. Sibyo, buragenda rwose. Ibibazo ni ubibwira ngo nibigende, iyo abibwiye ngo nibigende biragenda, biratuza, birahunga, biriruka. Imana itugirire neza. Rero nibyo byawe aje kubibwira ngo nibigende, nibyo byawe aje kubibwira ngo nibikuveho mu izina rya Yesu. Nari nkuzaniye ubu buhanuzi burihutirwa cyane. Ubu buhanuzi ni ubwawe, bwakire, buje ku buzima bwawe, kandi Imana y'amahoro irakora ibikomeye rwose. Reka nkubwire ngo Uwiteka guha umugisha. Reka dusengane Imana.
Data mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, Imana yumva gusenga, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera. La bini foshando wiri biri file lele botai nini topevo niya. Aya masaha nyaguhora ku ngoma Imana. Ndasenze nsengeye umuntu warunkurikiye, muhereza umugisha, muhindurira amateka. Uyu muntu mwagurira imbago, uyu muntu murwanirire, uyu muntu mushigikire, uyu muntu yararwaye reka yakire gukira. Hari abari baboshe ndabasengeye babohoke. Hari abamaze igihe bicaye mu buzima bupfuye, ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbaraga zawe zibafateho, amaraso yawe nabafateho, ubutware bwawe nibubafateho. Bahindurira ubuzima, bahindurira amateka, bagurira imbago, banyuze mu gitangaza cyabo, banyuze mu mugisha wabo. Wari umaze igihe kinini ari ku gisasiro cy'uburwayi, uyu nguyu ndamuhagurutsa kuri icyo gisasiro. Wari umaze igihe kinini mariage zawe zipfa byanga bidakunda, ariko amahirwe yawe arabonetse. Mu izina rya Yesu ndagusengera, injira mu mahirwe yawe, injira mu mugisha wawe mu izina rya Yesu. N'uyu washakaga gukizwa umuha agakiza mu izina rya Yesu Kristo. Mana ukora ibikomeye, imbaraga yawe hindura amateka y'ubuzima bw'abantu benshi, wiyerekane kandi wigaragaze, kuko uri umwami w'amahoro utajya unanirwa, uri umutsinzi, uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ndagushimye Kristo, amen. Reka mbabwire ngo Uwiteka abahe umugisha, Uwiteka abagirire neza. Nkubwire ngo ibiganiro byacu byo nakagaruka, turacyari kumwe. Amateraniro yo buri munsi murajya muyakurikirana mu isaha y'igitangaza, mu isaha yo kubohoka, mukurikirane ijambo ry'Imana. Kamabwire ngo Yesu abahe umugisha, Yesu abagirire neza, Uwiteka biyereke, abarwanirire, ababambira amahema, abamara umubabaro, kandi nzi neza ko tuzahura ushima Imana. Ushima Imana. Shaka ngusengera by'umwihariko, fata iyo nimero ubona kuri screen yawe, unyandikira umbwira uti Prophet nshaka gusengana nawe. Andika 078 59 77 806 078 59 77 806. Iyo niyo nimero wabasha kumbonaho, tugasengana Imana kandi Imana ikabohora ubuzima bwawe. Kankubwire ngo Uwiteka kwishimire, Uwiteka kugirire neza, wakoze kuba muri uyu mwanya mwiza wo gusenga. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka nkubwire ngo shalom shalom, bye.